Yes, alright, welcome back bienvenue ikaze nanone kuri The Mic Radio ndetse na TV wahisemo neza. Ladies and gentlemen, uyu munsi turaza guhuza umuco, imyemerere ndetse rero nibyo tugenda twumva mu buzima bwa buri munsi, ariko uyu munsi nyine turaba tuganira ku kintu cyitwa urupfu. Ese urupfu ni iherezo ry'ubuzima cyangwa ni inzira yerekeza ahandi? Ese abacu bapfa umunsi ku munsi baratwumva iyo bajya, baradusura se tuzongera kubonana nabo? Ibyo byose rero nibyo ikiremwa muntu gihora kibaza umunsi ku munsi. Ladies and gentlemen, mu migani nyarwanda ubundi batebya bavuga ko ngo urupfu rwavukiye mu muryango umwe n'Imana ndetse n'inkuba n'umwami, hanyuma ngo ruza kuba ruhigwa bya hatari, ngo ruza rero guhunga, ruza kwimukira mu muntu, nuko rero ngo rwatashye mu rw'imisozi igihumbi. Ubwo ngaho ni mu bijyanye n'umuco cyangwa se imyumvire gakondo y'abanyarwanda cyangwa se abakurambere. Muri make rero hari inzira nyine umuntu yibwira ko ari nziza, ariko iherezo ryayo ari inzira y'urupfu, nk'uko nyine bivugwa mu migani 16:25 bati hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko iherezo ryayo akaba rero ari inzira y'urupfu. Abizera bavuga ko urupfu atari iherezo, bati Yesu yarapfuye arazuka, bityo natwe tuzazuka. Bibiliya ivuga ko Imana atari y'abapfuye ahubwo Imana ari y'abazima. Abantu benshi bavuga ko babonye iyerekwa ko abapfuye babasura, yuko abapfuye babasura mu nzozi, ko babumva. Hari rero n'abavuga ko abapfuye baba bareba aho nyine bagiye, baba batureba ko babona aheza cyangwa se ahera. Ariko se ni ukuri cyangwa ni amarangamutima? Umwe rero mu batwumvise yavuze ko nyina yamusuye mu nzozi amubwira amagambo amukomeza. Undi avuga ko yumva ijwi ry'umubyeyi we mu gihe cy'akababaro. Ntitugomba rero kubabara nk'abadafite ibyiringiro. Ibi ngibi tubisanga mu Batesalonike 4:13. Gupfusha umuntu ukunda ni nko gucika igice cy'umutima, ariko rero hari inzira zo gukira. Kuvuga ibyabaye, ntubiceceke, kwandika ibaruwa ku wapfuye ukamubwira ko uko wiyumva, gusenga cyangwa se gutekereza ku buzima bwe, gushyira